uwitwa Nyambo yagiye avugwa mu ngondo zigiye zitandukanye, ndetse urukundo mwese mwaje kuba mwamenye n'urwuko yaje ko yakundana n'uwo bita Steve Brown, ndetse aho batangiye bakundana ruhitana aba best, ariko nyuma byaje kugaragara ko bari bakundanaga biri seri, ndetse ibintu byabo byari seri cyane ku rwego abantu benshi batabasha kuba babyiyumvisha, dore ko abantu benshi ndetse yewe rimwe na rimwe abantu bagendaga bakora ubusesenguzi baje ko bagenda babikeka ko Nyambo bashobora kuba akundana na Steve Brown ku rwego ndetse rushobora kuba rurenze, kuko abantu benshi bagendaga bayibona mu mafoto yabo cyangwa se mu mavideo yagendaga cara yabo nubwo bagendaga bahisha. Rero n'urukundo Nyambo yaje kuba yagenda avugamo n'urwuko yaje kuba yagira gutya bavuga ko akundana na Rock, ndetse ibyo ngibyo biza kurangira rwose Rock nta n'ikintu abivuzeho, biza kurangira bemejwe ko nyine byari ibihuha nta kintu na kimwe cyari kibyibereyemo. Nyuma y'ibyo byose rero Nyambo yaje kuba yagira gutya abasha kuba yajyanwa mu murenge, ibyo mwaje kuba byaba ku itariki rwose 30 za kuno kwezi kwa karindwi. Nyuma y'iminsi mike nabwo yaraje kuba yagerwa gutya atererwa ivi n'umwe mu basore rwose baba diaspora, ndetse uwo musore akaba yitwa uwiragiye akaba yiberaga muri Australia. Uyu nguyu ni mu diaspora urenze cyane, dore ko ubundi uwo bise Nyambo ntago yavugaga ko ashobora kuba yashaka umugabo wirirwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se umugabo uzwi cyane n'abantu benshi mu gihugu ku mbuga nkoranyambaga, ko bishobora kuba byamuteza kuba yajya avugwaho byinshi cyane ku mugabo wiwe, ndetse bikaba byamwangiriza na CV yiwe ndetse n'ibyinshi byetandukanye. Ubundi amazina yiwe bamwita Nyambo Jesca, muramuzi cyane mu mafilimi yagiye atandukanye, dore ko nyuma y'igihe kirekire nyine nko natangiye mbikubwira agenda avugwa mu nkuno, dore ko nta nduri vugira ubusa imusozi byari byejeje ko rero ashobora kuba yabakoze ubukwe cyangwa se yagiye kuba yakora ubukwe bwe bwaje kuba bwaba ubwo bazaga kubagira gutya bajya imbere y'amategeko baje kuba bakwambikana impeta we n'umugabo we nyine, ndetse uwo mugabo we nkuko maze kumukubwira witwa Richard baze ko bakwambikana impeta. Ndaze kuba rero nakubwira muri ino video ngiye kuza nakubwira ese ni ibiki byaranze buno bukwe bwa Nyambo Jesca, dore ko hari icyamamare ya kuba naza nkubwire bimwe mu byamamare byaje kuba byakwitabira buno bukwe, ndetse nkubwire ni bimwe byaje kuba byaranga buno bukwe bwa Nyambo, dore ko bivugwa ko hari inshuti za Nyambo zarizwizwi cyane ndetse zitaje kuba zakwitabira buno bukwe. Izo nshuti nazo ndazikubwira ndetse tukikuza twaba tubirebera hamwe. Gusaba kuba waze kuba wakora subscribe kuno muyoboro wacu wa New Entertainment, kora subscribe tubane, ndetse numva ukunze kino kiganiro cyacu uze kwandika muri comment kucyumvishe, ndetse ukore na like kugira ngo dukomeze tubane. Njye uri kumva imisefuji ni New Entertainment. Tudatinze rero ikambanze nababwira ibintu byagiye biranga buno bukwe bwa Nyambo, ndetse ibindi byinshi byagiye bitandukanye byagiye bibugaragaramo, dore ko nkuko muri kugenda mubibona ku mafoto ko buno bukwe rwose bwari buryoshye ndetse bunameze neza. Mu bintu bya mbere nabanza kuba nakubwira nuko buno bukwe ntago bwari bwemerewe kuba wafata video cyangwa se kuba wafata amashusho. Ikintu cyari cyemewe no gukora amafoto wenda, kandi nayo mwayabonye ko atari menshi nkuko muri kugenda mubibona aha ngaha kuri no muyoboro wacu nkuko nagiye nyabazanira hano kuri no muyoboro. Nyuma y'uko rero byaje kuba byagaragara ko bishobora kuba byateza ibibazo biza kurangira rero Nyambo agize gutya ashyiraho restriction cyangwa se amabwiriza yuko nta muntu ushobora kuba wafata video cyaze amafoto yari yemewe kandi nabwo atari menshi cyane. Buno bukwe bwa Nyambo rero n'ubukwe bwaje kuba bwabera aho bise Inyarugenge mu karere ka Nyarugenge nyine, ndetse akaba ari umurenge w'Inyarugenge, ndetse akaba ari mu ntara nyine y'umujyi wa Kigali nkuko mubyumva, ndetse biri hazwi cyane ko Nyarugenge iri mu mujyi wa Kigali. Ibi ni ibintu bizwi cyane. Buno bukwe bwa Nyambo bwaje kuba bwakitabirwa n'ibyamamare bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda, ndetse binafite n'izina rikomeye. Ariko mbere y'ibyo byose kamaze nkubwire umuntu waje ko abera Marene wa Nyambo, dore ko ari umwe nawe mu byamamare bizwi hano mu Rwanda, dore ko nta wundi bamwita Bwiza. Uyu Bwiza muramuzi cyane mu ndirimbo nyinshi zitandukanye yagiye abakorera, umwe mu byamamare bizwi cyane hano mu Rwanda mu byerekeranye no kuba bafite ijwi ryiza. Rero yaje kuba yagira gutya aba Marene wa Nyambo, ibintu byaje kuba byashimisha benshi rwose bakurikirana Nyambo, ndetse abantu kunzi ba Bwiza bize kuba byabashimisha, dore ko ari umwe mu inshuti z'akadasoka rwose za Nyambo. Ibyamamare rero bindi byagiye byitabira bino bukwe harimo ibyamamare byinshi cyane by'umwihariko bikina sinema nkuko namaze kugenda mbikubwira, nk'uwo bise Nsabi ndetse Mitsutsu Kilamani Bwiza ndetse n'abandi nka Rusine yunguye we muramuzi cyane ko ari umunyamakuru wa Kiss FM, ndetse akaba ari yewe ni cyamamare mu byerekenye no gukina urwenya cyangwa se umunyarwenya ikomeye hano mu Rwanda. Ndetse ntabwo yari yaje wenyine, yari ari kumwe n'umugore wiwe nyine cyangwa se umufasha wiwe, bo bari bazanye nyine hano muri buno bukwe bwa Nyambo. Si ibyo gusa kandi nanone haje kuba hakitabirwa n'umwe mu bantu barenze mu kuba bakora agiteri cyangwa se mu kuba bazwi cyane mu gukina filimi nyarwanda, nta wundi bamwita Clapton Kibonge. Muramuzi cyane ko ari umwe mu bagiteri u Rwanda rufite cyangwa se abanyarwanda rwose twese twizi ko Clapton Kibonge ari umwe mu bagiteri hano mu Rwanda barenze. Kibonge rero nyine nawe yari yamaze kuba yaza kwitabira ubwo bukwe nk'uko kugenda ubyumva, ndetse urumva ko ari ibyamamare byinshi byaje kuba byakwitabira buno bukwe. Si ibyo gusa kandi nanone byaje kuba byagaragara muri buno
buno bukwe bwa Nyambo. Ikindi no cyaje kuba cyagara ndetse cyatunguye na benshi n'imodokari yaje itwaye abagenzi, ariko ino modokari yari iri ku rwego rwo hejuru ndetse ari imwe mu modokari zihenze hano mu Rwanda zifite amafaranga menshi cyane. Sinzi ko hari icyamamare cyaba kiyitunze kuko ntabyo ndumva, nta cyamamare ndayumvana, kuko ino modokari agaciro ihagaze ni amafaranga menshi cyane, dore ko mu madolari ino modokari ihagaze ibihumbi 180 by'amadolari. Urumva ko ari ibintu bitangaje cyane. Tugiye yashyize mu manyarwanda agaciro k'ino modokari ihagaze miliyoni 500 y'amanyarwanda. Urumva ko ari ibintu bidashobora kuba byashobokera wese kuba yatunga ino modokari. Icyo wamenya ikindi kandi nuko buno bukwe bwa Nyambo nyine nkuko ari mu banyakigali cyangwa se ari abanyamujyi, buno bukwe bwabo rero bwaje kuba bwabera mu mujyi wa Kigali ndetse mwakaba bwarabereye nyine mu murenge w'Inyarugenge aho rwose aho mu mujyi wa Kigali. Urumva ko ari ibintu byari bishimishije ndetse byaje kuba byatungurana benshi ko buno bukwe rwose bwabereye mu mujyi kuko nabo asanzwe ari ibyamamare. Nubwo nagiye nkubwira ibyo byamamare byose byaje kuba byagenda byitabira buno bukwe bwa Nyambo, ariko hari ibindi byamamare ndetse bikaba byari n'inshuti y'amagara nyine ya Nyambo, ariko bitaje kuba byagaragara muri ubu bukwe bwa Nyambo. Ibyo byamamare rero byo nta bindi harimo nko bise Micky, Jojo ndetse ne Aisha. Ibi byamamare rero cyangwa se bano bantu bazwi ko ari inshuti za Nyambo ntago baje kuba bagaragara bw'uno bukwe. Abantu benshi bakomeje kuba bagenda babyibazaho se byaterwa nuko badashobora kuba bishimiye umukwe wabo cyangwa se umuhungu wabo waje kuba nyine yarongora Nyambo. Ibyo bintu bikomeje kuba byatera urujijo muri benshi bakora entertainment cyangwa se bakora ubwanaliza hano muri Rwanda nyine ibintu byerekeye entertainment. Ase koko Micky ndetse na Jojo kongeraho na Aisha niye mpamvu ikomeje gutuma batashobora kuba bakwitabira ubukwe bwa Nyambo. Wenda reka dutegereze igihe bazagira imbere y'Imana, wenda bashobora kuba bazagaragara cyangwa se akaba ari n'uburenganzira bwabo kuba nyine batarabonetse, ndetse ko ari ibintu bishobora kuba byanyine atari ibintu bishobora kuba byahakurura buri wese kuba yajya mu bukwe nyine. Nago ari ibintu bishobora kuba byavuga ko ari itegeko, kuko buri wese afite ubushobozi bwo kuba yavuga ati ntago nshobora kuba nabujyamo kuko n'uburenganzira bwa muntu kuba atajya mu bukwe bwa mugenzi wiwe. Ariko abantu bakora analyze urumva ko bakomeje kuba babisesenguraho ndetse banabyibazaho. Wowe urazi kuba wakwandika muri comment uzi kuba watubwira se ni iyihe mpamvu abantu cyangwa se ibintu byamamare nyine akaba ari n'inshuti za Nyambo batabashije kuba kwitabira buno bukwe, dore ko ari ibintu byaje kuba byagenda bivugwaho cyane hano ku mbuga nkoranyambaga. Ikindi wamenya gitangaje muri buno bukwe bwa Nyambo cyaje kuba cyatungura benshi nuko buno bukwe bwa Nyambo nyine bwari bwitabiriwe ndetse buhagarariwe n'ababawusa y'abasore nyine. Urumva ko hari ibintu byagiye bitungura benshi cyane ko bari bitwaje n'amabawusa ndetse bikomeze kuba byagenda bivugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga impamvu aya mabawusa yari yaje, ndetse bikomeza bitera urujijo benshi ndetse abantu bagenda bakora ubwanalize bari kugenda babyanaliza mu buryo bugiye butandukanye, uburyo bwinshi cyane buri kugenda bibivugwaho. Ikindi kintu cyaje kuba cyagaragara muri buno bukwe bwa Nyambo nuko ubundi abantu basanzwe bashyingirwa cyangwa se bakaba basezerana nyine imbere y'amategeko hagana mu masaha 8, ariko bo baje ko bagiye gutya bagera imbere y'amategeko hagana mu masaha 10 ndetse gutyo nyine n'indi minota hafi saa 11 abaribwo bo baje ko bagiye gutya barasezerana. Ibyo nabyo hakaba ari ibintu byakomeje kuba byakwibazwaho ndetse bivuga ko ari agashya nyine kagiye karanga buno bukwe bwa Nyambo. Jesca n'uno mu busore nyine uwiragiye Richard ko nkuko natangiye mbikubwira ko ari we mugabo nyine wa Nyambo. Ikindi nkuko natangiye mbikubwira nyine muri buno bukwe cyaje kuba cyagaragara nuko ibintu byerekanye no gushyiraho amabwiriza yo gufata amashusho ntago byari byemewe gufata video, wenda amafoto yo byagerageza kuba wagenda uyafata, ariko ibintu byerekanye na video ntago byari byemewe, ndetse ibyamamare bigenzi biye ntago byari byemewe ko byafata video kugera ubwo bukwe bwaje kuba byarangira nta video nimwe irabasha kuba yajya hanze, ndetse niyagerageje kuba yajya hanze yaje kuba yagiye gutya irasibwa nkuko Nyambo yari yabitegetse ndetse n'umugabo we, kuko ibi ngibi ni ibintu bisanzwe ko nyiri ubukwe ashobora kuba yagira gutya agashyiraho restriction cyangwa se amabwiriza yuko nta bintu byerekanye yo gufata video mu bukwe bwiwe. N'uburenganzira bwa nyiri ubukwe, ibi ni ibintu bisanzwe ndetse maze kuba byamenyerwa na buri wese. Urumva ko ari ibintu bigiye bitandukanye byagiye buranga buno bukwe bwa Nyambo nkuko uri kugenda unabibona ku mafoto byinshi bigiye bitandukanye byagiye bibuberamo. Ariko nkuko maze natangiye mbikubwira iki ni ikiganiro cyacu tugejeje ku musozo. Ndagusaba kuba waze kuba wakora subscribe ni muri cya kuno muboro wacu wa New Entertainment, ndetse ukandika muri comment ko bumvise kino kiganiro cyacu ndetse ugakora na like. Nyuma muri kumva Mr. FJ, iyi ni New Entertainment.